Igitondo cyiza we mukunzi w'izi nkuru nsigaye mbasomera buri gitondo nk'uko bisanzwe ni Yvonne Mushimiyimana cyangwa se Sister Yvonne ubasuhuza. Ndagushimira kandi wowe wakoze subscribe kuri iyi channel, ndagushimira wowe uhora uduha comment ugashyiraho like, Uwiteka aguhe umugisha. Mbibutse ko iyo ukoze subscribe kuri channel bigufasha kugira ngo uko nshyizeho video zaba iz'indirimbo zanjye cyangwa izizi nkuru nsigaye mbagezaho n'ikindi cyose nashyira kuri channel yanjye uhita ubibona. Ndagushimira kandi wowe ukora share, Uwiteka aguhe umugisha. Inkuru y'uno munsi iravuga ngo Imana yangize umwana wayo. Iyi nkuru tuyikesha umugabo witwa Raglan White wo muri Jamaica. Mbere yuko tutangira inkuru yacu, reka tubanze tumenye ikirwa cya Jamaica. Hafi ya 1/2 cy'ubukungu bwa Jamaica gishingiye ku bukerarugendo. Abantu barenga miliyoni b'abakerarugendo b'abanyamahanga bakaba bahasura buri mwaka. Jamaica nicyo kirwa kigari kurusha ibindi kivuga ururimi rw'icyongereza cyo muri Caraïbe, kuko abantu benshi bavuga ururimi kavukire rwo muri Jamaica, icyongereza gishingiye ku gikreole. Jamaica yahawe ubwigenge kuva mu 1962 ivuye mu bukoloni bw'Ubwongereza, ariko ikomeza kuba umunyamuryango w'ibihugu byakolonijwe n'Ubwongereza, bituma umwamikazi Elizabeth wa kabiri akomeza kuba umwamikazi n'umuyobozi w'icyo kirwa. Purusa 70 z'abaturage b'icyo kirwa cya Jamaica ni abaprotestanti, kandi abadivantiste bari ku mwanya wa kabiri ku bwiganze, babanzirizwa n'abitwa itorero ry'Imana. Umuntu umwe muri buri bantu 9 bo muri Jamaica ni umudivantiste. Reka dutangire inkuru yacu. Imana yangize umwana wayo. Iyi nkuru nk'uko natangiye mbivuga tuyibwirwa n'umugabo witwa Raglan White, umugabo umaze imyaka 50 y'ubukuru, akaba ashinzwe ikigo cy'abadivantiste b'umunsi wa karindwi kita ku batagira aho baba cyitwa Umusamariya mwiza cyo muri Kingston ho muri Jamaica. Aratangira ati: nakuriye mu rugo rw'abana maze nza kwakirwa n'umuryango w'abaruhuka icyumweru ubwo nari maze imyaka 6 mvutse. Abo babyeyi bangize umwana wabo baje gupfa mfite imyaka 17 y'ubukuru, kandi nari mfite ibyo kurya bike. Nifuzaga cyane kubona uburyo nazabaho, bituma noneho ntekereza gushakisha ababyeyi banjye. Nasubiye muri rwa rugo rw'abana nuko menya izina rya mama mbyara, ariko nta muntu washoboraga kondangira aho haba. Ubukurikiyeho nagiye kureba ishami rishinzwe gufasha abakene, ikigo cya leta gishinzwe kumenya no gufasha abatishoboye. Umugore wahakoraga ambwira ko mama n'abavandimwe banjye dusangiye umuryango bari ku rutonde rw'abagomba gufashwa, ndetse yambwiye ko n'umuvandimwe wanjye aba ku kigo cy'amashuri yisumbuye nigagaho. Yaciye bugufi kugira ngo ambwire andi makuru avuga ibibazo by'umwihariko, ariko anyemerera ko umuvandimwe wanjye maze akamusaba kunshaka naramuka bikeneye. Umunsi umwe nariho ndeba umupira w'amaguru, maze umwarimu umwe wigisha mu mashuri yisumbuye ankora ku rutugu. Arambaza ati: waba uri Raglan? Turabavandimwe. Narishimye cyane. Kari yandushaga imyaka 7 maze yifuza kunjyana mu rugo. Nafunze utuntu twanjye nari mfite maze tujyana iwacu handi. N'ubwa mbere nari mbonye mama. Yari afite uburwayi bwo mu mutwe, bityo yasaga n'utabashije kumenya, ariko nari nishimiye kongera kumubona. Uwo muvandimwe wanjye yari umudivantiste w'umunsi wa karindwi, maze ndarikira kujyana nawe gusenga ariko isabato. Abizera baramfashije cyane. Sinashoboraga gusoma neza, maze banyigisha gusoma no kwandika hamwe n'abakuze batorezwa mu byigisho bya Bibiliya by'ishuri ryo ku isabato. Bamfashije kwiga amasomo yo mu biruhuko yatangirwaga muri kaminuza y'abadivantiste, ari naho nigiye uburyo bwo kwigisha Bibiliya. Ngize imyaka 22 narashatse mbyara umwana, kandi ubwo nakoraga kuri station Montego. Icyo gihe nanone nari umukuru w'itorero wejejwe, kandi ndi umukozi w'umunyamurava mu itorero. Abayobozi b'itorero bansabye gutangiza ishami ry'ishuri ryo ku isabato mu cyaro,
hakaba harigeze kugira abadivantisite benshi cyane igihe runaka. Twagiye dukura impapuro mu gitabo cy'ishuri ryo ku isabato maze tuziha abo bizera bashya nk'uburyo bwo kubagezaho ubutumwa. Uko niko twari abakene. Twagaruye abahoze ari abizera 50. Ubwo nari maze imyaka 36 niho imibereho yanjye yatangiye kuba mibi. Natandukanye n'umugore wanjye maze ndongera nshakana n'undi. Maze kugirana amakimbirane n'umuyobozi w'itorero, narimutse njya kure y'itorero. Nakomeje kujya nubahiriza isabato ariko nkajya nsengera mu rugo. Hashize imyaka 3 navuye mu kirwa njya mu murwa mukuru Jamaica maze ntangira umushinga nari mpuriyeho n'umufatanyabikorwa. Ubwo umugore wanjye yasigaranye n'abavandimwe banjye mu wundi mujyi mu gihe nari nkimenyereza umushinga wanjye no kuwitaho. Ariko uwo mushinga waje guhomba nyuma yo kutumvikana kwanjye na wa mufatanyabikorwa, nuko ntangira guhangana no gushakisha akandi kazi. Amaherezo natandukanye n'umuryango wanjye, maze kandi n'ubwibone butuma nanga gusubira ku mugore wanjye n'abavandimwe banjye ngo mbasaba ubufasha. Namaze amezi 3 ndara ku muhanda. Umunsi umwe naricaye mu kibuga nganira n'undi mugabo nawe utaragiraga aho acumbika, andangira aho nshobora kubona amazi yo kwiyuhagira, nkabona uburyo nahindura imyenda, nkabona n'ibyo kurya. Yarambwiye ati, jya mu kigo cyitwa Umusamariya mwiza urabona ifunguro. Ndamusubiza nti, ndashaka kujya aho hantu. Abantu bo muri icyo kigo cy'Umusamariya mwiza bambereye abantu beza, barangaburiye, bampa n'imyenda yo guhindura. Bidatinze naje kumenya ko icyo kigo ari icy'itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa 7 kandi ko kiyoborwa n'abizera baryo. Natangiye kujya nza muri icyo kigo inshuro nyinshi, ariko kandi numvaga mpatirwa kugira icyo nanjye natanga. Nuko ntangira kujya nkora isuku aho mu kibuga, maze ntangira kujya njya gusengera mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa 7, ndetse ndongera ndabatizwa. Kuri ubu mfite imyaka 50 y'amavuko, nkaba ndi umukozi mu kigo cy'Umusamariya mwiza. Mfite ibiro nkoreramo kandi mfite umugabane w'ibintunga ahangaha. Niyunze n'umugore wanjye wa kabiri. Kuba ku muhanda byari ibintu bikomeye cyane. Kugirwa umwana no kongera kugira umwana w'Imana nta gisa nabyo. Umugabane w'isabato ya 13 mu mwaka wa 2015 yafashije mu kuvugurura ikigo cy'Umusamariya mwiza cyo muri Kingston ho muri Jamaica no kwagura ibikorwa byacyo by'ubuvuzi busanzwe bw'amenyo ku batagira aho baba. Ngushimiye ubufasha bwawe wahaye ikigo cy'Umusamariya mwiza kikaba kibasha kugeza ubutumwa ku bantu nka Lagrani. Mwakoze gukurikira inkuru y'uno munsi. Mugire isabato nziza.